Star TV gikomeje gukurikira wowe nagushimira nyine ku mwanya wawe ubahisemo ugakurikira Isango Star TV. Wowe kaza mu kiganiro True Service nko wabonye icyo kirango aho nyine tugaruka mu ma sector atandukanye mu ma service atandukanye turase umunsi ku munsi ni gute ababibamo barushaho kunoza service bakora cyangwa ibyo bakora umunsi ku munsi. Ariko nyine tukagira n'umwanya nyine tukubwira ngo nawe mu by'ukora ukeneye kwamamaza Isango Star ngo tugufashe kugira ngo iby'ukora bishobore kumenyekana. Nabwo nyine tugiramo n'igice tukaganira nabo n'abafatanyabikorwa bacu Isango Star kugira ngo twumve se nabo service batanga umunsi ku munsi barushaho kuzinoza ku kihe kigero udushya bafite muri service zabo kugira ngo zigendekere neza ababagana cyangwa abaturarwanda muri rusange. Babikora gute ku kihe kigero? Ntago DJ nyine mu karuka twatugiye kura ku bijyanye n'ibijyanye no kwiziga service yo kwizigama akwizigama bifite intego, ariko bikanahura n'icyumweru kimwe kituri gusoza nyine aho hajyaho amakampani atandukanye, inyigisho zitandukanye, ibitangazamakuru bitandukanye mu baturage ku bijyanye no kwizigama cyangwa gusevinga mu buryo butandukanye. Ushobora kwizigama ubwawe, ushobora kuzigamira umuryango wawe, ushobora kuba ufite kano kanya cyangwa utawufite, abazagukomokaho. Kwiga umuco wo kwizigama n'ikintu twize kugarukaho ngiye cyatambutse tuvuga tubira bihugu byateye imbere, turavuga ngo kuzigama biri mu muco wabo. Ntago ari babyutse mu gitondo ngo byikore, ahubwo ni generation kuri generation bagiye babyubaka. Tujyamo twe nk'urubyiruko twirirwa dushishikariza urubyiruko kwizigama, kugira umuco wo kwizigama, kandi kuzigama ni ikintu nyine ukora wo kibyumva, ntago uvuga ngo nzabikora ejo. Iyo urindirije ejo nyine bibejo nyine bigahora birejo, ariko bikoza ku kanya bikatujyamo nk'umuco nk'urubyiruko, abazadukomokaho bagasanga byatugiyemo nk'umuco nabo bibajyamo, tukamenya nka biriya bihugu tuvuga ngo byateye imbere kuzigama babigira umuco. Ntago ari ibintu byikora, ahubwo ni abantu babikora. Rero ntago twavuga iyo ngingo dusimbutse ikigo Prime Life Insurance umufite bikorwa Isango Star anadufite service nyinshi zijyanye no kuzigama. Ntago DJ nyine muri kano kanya rero nkaba ndi kumwe n'abagabo bo guturuka muri Prime Life Insurance bajye kufasha gusengera kuri iyo ngingo no kugira ngo abaturarwanda twumve inyungu iri mu kuzigama ni yihe nahazaza. Ntago DJ nyine mpereye ibumoso bwanjye ndi kumwe na bwana Bizimana Martin guturuka muri Prime Life Insurance. Kazi mu kiganiro cyacu The True Service. Mwakoze baramutse bwana Origin. Yes. Makuru yanyu twishimiye kubana namwe muri aya masaha kugira ngo tuganire n'abakunzi ba Isango Star ndetse n'abanyarwanda muri rusange muri iki cyumweru cyahariwe kuzigama, kugira ngo tuze kuganira neza kubijyanye no kuzigama bifite intego. Murakoze. Yes, nkomeje n'ibumoso bwacu tukaba turi kumwe n'Irera Theogene, akaba ari nyine nawe ushinzwe kumenyesha ibikorwa muri Prime Life Insurance. Twikaze none ku Isango Star uryahaye mu rugo. Murakoze cyane Origin, turanezerewe kuza hano kuvugana n'abakurikira Isango Star. Yes, murakoze cyane, twibutse cyane Marta dufashe kuri kino kintu mbere ko tunareba ngo iki cyumweru mpamvu yacyo n'ibikorwa mwakozemo nka Prime mushishikariza abaturarwanda kugira umuco wo kwizigama. Ubundi tugeranyije mu Rwanda n'imyaka itambutse tugira abantu mwizigama, ubona turarwanda tumaze kubyumva no kubyitabira ku kigero. Hari ukubyumva kwa no kubyitabira. Mbere si twanabyumvaga, ariko tugera namwe turabyumva, none tugera namwe ya kabiri tunabyitabira. Ubona bigeze ku kigero. Imibare irazamuka umunsi ku wundi bitewe n'imbaraga leta yashizemwo, abikorera bashizemwo mu nzego zitandukanye, haba ibigo by'ubwishingizi, amabanke, ibigo by'imari iciriritse ndetse na bino bimina dukora. Ibyo byose burya ni ibintu bituma abantu bizigama, ariko uko imyaka igenda yiyongera niko umubare ugenda uzamuka, abantu barabyitabira cyane urebye muri rusange. Ariko urugendo ruracyari rurerure, kuko kimwe mu bibazo duhura nabyo iyo tugiye gushaka nk'inguzanyo mu mabanki, impamvu kugeza uyu munsi usanga inguzanyo ziri hejuru, inyungu ku nguzanyo ziri hejuru, nuko ubwizigame bw'amafaranga abantu baba bafitemo buba buri hasi. Bigatuma rero ko amafaranga ubundi amabanki aguriza abantu ari yandi abaturage baba barazigamye, iyo ari make rero n'urwunguko ruba ruri hejuru.
hamwe rero na gahunda za leta uburyo dushishikariza n'urugendo ifite, tugenda dukora ubukangurambaga kugira ngo abantu bazigame, kuko amafaranga aba menshi yizigamwe niko n'inyungu duhabwa iyo tugiye kwaka inguzanyo ziba ziri hasi. ubwo ikindi nahita nibaza, tugeranyije mu bizigama ari abakuze n'abari mu myaka y'urubyiruko, ubona ahanini ababyumva kurusha? Ubona ahanini ababyumva cyane ni abakuze ariko nabo si benshi, kuko nanone ugasanga ababikora niba abandi basa naho baba mu cyo nakwita secteur formel, aho babikora mbese nkaho babibashishikariye. Nk'amafaranga ugasanga umuntu azigama wenda kuko bayakata ku mushahara, ukabikora atari wowe wabyavuyeho. Nabyo ugasanga n'ubwizigame bw'igihe kirekire umuntu azigamira izabukuru. Ikiganiro rero cy'uyu munsi dushaka kugeraho ni uburyo umuntu yakwizigama igihe gito cyangwa igihe kirekire ariko afite icyo ashaka kugeraho. Ndaza gutanga nk'urugero nsa naho nsubiye inyuma. Hari imyumvire ya kera tugenda turwanya, aho mu kinyejana cya mbere aho bita muri antikite mbere yo kuza kwa Yezu, hari abafilozofi bo bitaga ba epikiriye, bo bavugaga, bari bafite imyumvire navuga ngo abantu bamwe bagifite muri iyi minsi yo kuvuga ngo turye tunywe kuko ejo dushobora gupfa. Ugasanga ibyo umuntu yakoreye uwo munsi byose arabiriye akavuga ati ibyejo ntibindeba. Bigasobanurwa mu rurimi rw'ikilatini ibyo bitaga ngo carpe diem. Hari abantu rero bagifite iyo myumvire n'iyi minsi, haba urubyiruko haba abakuze, bavuga ngo amafaranga yose yakoreye akumva ko agomba kuyarya akayamara, akibagirwa ko ejo ariho hagomba kuba ari heza. Uko umuntu abayeho uyu munsi, ejo ugomba kubaho ubuzima bwiza kurusha ubw'uyu munsi. Nanone hari indi myumvire abantu bagifite, ariyo mpamvu dukora ubukangurambaga bwo kuvuga ngo umuntu azigama ku byo yasaguye. Ntabwo ariko bimeze. Mu bijyanye n'ubukungu bavuga ko umuntu urya neza akarya bara afite ubwenge, mu cyongereza nibyo bita ngo rational consumer, ni umuntu umusaruro yabonye awugabanyamo ibice bibiri, ayarya n'ayazigama. Umusaruro wabonye nangwa amafaranga wahembwe, reka tubivuga gutyo, wakoreye uwo munsi, iyo yariye yose ibyo ayo wakoreye nayo wariye bikaba bingana, burya nta mibare birimo. Nuvuga ngo nkuko watangiye bivuga, abateye imbere mu bihugu byateye imbere barabizi neza ko, ndetse no mu bukungu nicyo gituma n'ibihugu bitera imbere, nuko ayo waba wakoreye yose atagomba guhana nayo wariye. Ugomba kugira akantu gato uzigama, kuko iyo uzigamye dukeye uyu munsi, ejo ukazigama utundi, burya bigenda byiyongera. Rimwe guteranyaho rimwe burya biba kabiri, ntabwo biba zero. Rero ni imyumvire abantu bagifite, se nzazigama n'ubundi ntariye ngo mpage. Wazarya ngo uhage ryari se? Biterwa n'iki? Aho ko se kushobora kurya uyu munsi, ejo wagira ikibazo ntushobore kugikemura. Turatanga nk'urugero, abantu b'urubyiruko muri iki gihe, umuntu wese waba umukobwa cyangwa umusore, mu by'ukuri tubaho twifuza ko ejo n'ejo bundi twazubaka urugo. Ugatangira ukora, utera uturaka, wenda ukorera umushahara, ukavuga ati nzakora ubukwe. Ukibagirwa ko ubukwe nyamara busaba amafaranga wakoreye yose ukayarya. Igihe cyo gukora ubukwe ukaba wabonye uwo mukundana, igihe cy'ubukwe cyagera ugatangira gupanga ubukwe. Watangira gupanga ubukwe, ugatangira gukora urutonde rw'inshuti zawe, abavandimwe bawe bifashisha. Ukavuga ati Eugene azampaya, Theo azampaya, runaka azampaya. Wowe ukayipangira mu mutwe wawe, none ugakora liste. Igihe cyagera, wa wundi watekerezaga wenda ko azaguha umubare runaka atawuguha, akaguha bijyanye n'ayo ashoboye, kuko we yafite intego y'ibyo agamije. Ugatangira kumurakarira, ugatangira kujya gusura imiryango yawe nabo waherukanaga nabo imbere hashize imyaka 20 nangwa 10, kugira ngo baguhe amafaranga mu by'ukuri nta rukundo. Nyamara muri za nama z'ubukwe abantu batumiza, wahamagara abantu bakubwira ngo ufite angahe, ugatangira kuvuga ngo urabona ngo nagiye mbora n'utubazo, kandi mu by'ukuri nuko utigeze ugira intego. Ikindi cya kabiri, twese tubaho turakora kugira ngo tubeho neza. Urabona ubu ngubu buri munsi bahora badushishikariza gutura heza. Ugasanga umuntu arakora, uri umusore, uri inkumi, ushaka kuzubaka inzu, ariko nyamara kugira ngo wubake nuko ugomba kuba ufite ikibanza. Ushobora kuvuga ati ndashaka kuzubaka byibuze niriguriye ikibanza. Birashoboka ko ugomba gutangira gushiraho udufaranga dukeya ku ruhande, igihe cyagera ukagura ikibanza. Nubwo wajya gusaba ideni muri banki, ugasaba ideni basi ryo kubaka, kuko niyo ugiye gusaba ideni muri banki ufite icyawe, hari icyo ufite,
inyungu ziragabanuka. Hari n'ibyo bagusaba ko ugomba kuba ufite uruhare rwawe nka 20%, 10% se, ariko hari icyo ufite. Ikindi natangaho nk'urugero, abantu bakunda gusenga bijyanye n'iyobokamana. Hari igihe umuntu yumva bavuga, nko mu mezi ashize numvaga bavuga ngo urugendo rwo kuzakora urugendo rutagatifu ruzabera i Yerusalemu muri Israel, ugasanga wifuje kuzagerayo ukabura ukugerayo. Mu mutima babivuga ukumva ushaka kujya, ariko birashoboka ko uyu munsi ushobora kuvuga ati ndashaka ko mu myaka nk'ibiri imbere nangwa 3 nanjye nazakora urugendo rw'yobokamana muri Israel, Maka, Lourdes, Fatima, ahantu hose wumva ushaka. Iyo wazigamye, iyo ari intego yawe bigeraho. Ushobora no kuvuga ati ejo ndashaka kuzatembera n'umuryango wanjye nkajya ahantu kuruhuka. Uri abazungu kucyo batangiye uvuga abateye imbere, hari ibintu bakunda kwita année sabbatique. Année sabbatique agakora nyuma y'igihe runaka avuga ati nzafata umwaka wo kuruhuka. Buryo uriya mwaka iyo awufashe aba yarateguye ruraru birakira kiruhuko cye kazagenda karuhuka yarazigamye. Hari ingero nyinshi ushobora no kuvuga umunsi ukicara ukavuga uti ariko nzakora ute business, cyangwa nawe umuntu urabona ukorera abandi kandi umuntu akorera abandi kugira ngo ejo azikorere, ukavuga ati ariko ni gute nanjye nazakora studio yanjye, niyo yaba ari YouTube channel, niyo yaba ari iki, nazabigeraho nde? Nta kundi wabigeraho. Buryo nuko ugomba kwigomwa. Ufite intego yo kuzakora YouTube channel, ushobora intego yo kuzakora radio, ukavuga ati ngiye gutangira gushiraho make ruhande, hanyuma niyo wazajya kwiguriza muri banki ukaba ufite yawe wari ufite kugira ngo cyakintu wari ufite kigereho. Martin, urakoze cyane, ngira ngo iyo turi kubivuga no kubiganira umuntu ayumva byoroshye, naho twahise dushyiramo cyane cyane ngo urubyiruko, kuko nitwe Rwanda rw'ejo hazaza, kandi kugira ngo bizagerweho nitwe tubifite mu biganza. Tewe dufashe kino kintu, ubona hanini ubwitabire ku rubyiruko rukiri hasi. Hari impamvu twabonye ko se ku rubyiruko twebwe ahanini ubona bigiterwa n'iki? Icyo ngicyo urwo n'uruhande rumwe. Urundi ruhande turebe uruhare muri no campaign hari rwanyu nka Prime Life Insurance. Okay, wenda nahita mpera kuri icyo cyanyuma ku bijyanye n'uruhare rwa Prime Life Insurance. Murabizi ko Prime Life Insurance ni sosiyete kugeza ubu y'ubwishingizi imaze kumenyerwa ku bwishingizi bwiza butandukanye, cyane cyane ku bijyanye n'ubuzima ndetse no kwizigamira. Rero muri iki cyumweru cyagenewe kwizigamira, ahangaha muri saving week rwose Prime Life Insurance twakoze imyiteguro. Murabizi twabagejejeho ama platforms uburyo wabikora, ndetse tugerageza no kugenda tubageraho. Ni nayo mpamvu no munsi wa none turi hano muri studio za Isango Star, kugira ngo wowe niba utarumvishe ahandi tuvuga, byibuze uno munsi tubashe kukugeraho, noneho nawe utwumve. Rero mpita njya kuri cya kibazo cya mbere wambajije, uvuga se urubyiruko bimeze gute? Ku rubyiruko buriya impamvu batitabira cyane nuko abenshi ntabwo bazi kubikora, ntabwo bazi nazigama mpereye hehe, n'uburyo basanzwe buzi bwo kujya ku mabanki hari igihe bubagora cyane. Ariko sinzi wenda niba nahita mfatiraho nkahita nanababwira uburyo ubikora, kuko kwizigamira ubu ni ikintu cyoroshye cyane. Turi mu gihe cy'iterambere aho uba ufite amakuru yose y'isi yose kuri telefone, aho uba ufite amakuru yose kuri mudasobwa yawe. N'ubundi natwe ni muri iyo ntero nka Prime Life Insurance twavuze ngo tworohereze urubyiruko, tworohereze umuntu wese uzatugana abashe kwizigamira bimworoheye. Ikintu cya mbere cyangwa se ahantu hambere ashobora kudusanga ni ku kanyenyeri 177 urwego. Buriya iyo ukanze akanyenyeri 177 urwego rwa Prime, uhita ubona ubwishingizi bunyuranye bwa Prime Life Insurance, ugahitamo ubukubereye bushobora no kugufasha kwizigamira. Hari igihe ushobora guhitamo ya service twabakanguriye cyangwa se kuba tayizi yo kwizigamira yitwa ikimina cyacu, aho uzigama amafaranga akabyara inyungu, ndetse ukaba wayafata byibuze guhera nyuma y'amezi 3 ugatangira kwemererwa kuyakoraho, ariko amafaranga yawe afite inyungu.
ahangaha ushobora n'ubundi unyuze ku kanyenyeri 177 urwego ugahitamo ubuzima no kwizigamira kuri rimwe, ujya mu kimina cyacu ukiyandikisha. Origene, abajene benshi ntabwo babizi, kandi buriya nta n'ibintu byinshi ubusabwa mu kimina cyacu, kuko iyo uri kwiyandikisha usabwa indangamuntu yawe ukayandikamo yose, warangiza ukavuga amafaranga uheraho. Guhera ku giceri cy'ijana, ayo ni amafaranga atagoranye cyane. Ngira ngo niba warabashije kugura televiziyo cyangwa se uri ahantu hari iyi televiziyo, ntekereza ushobora gukora ibishoboka byose ukabona igiceri cy'ijana. Ariko nanone ntabwo tubwira abantu ngo mubike ijana murekere aho ngaho. Mu kinyarwanda baca umugani ngo ubibira mu gipfunsi asarurira he? Mu gipfunsi. Nuko ugenda ushyiraho make niko nawe ibyo ubona ari bike, ariko uko ugenda ubona menshi cyangwa se ushyiraho menshi, niko n'umusaruro, niko za savings zawe, bwa bwizigame bwawe buzakura. Hari n'abandi bashobora kugira intego bakavuga bati iki turaje ishinga twe ni ishuri. Biroroshye, muranabibona hariya kuri screen handitse umurage w'amashuri. Umurage w'amashuri ni ahantu hakiriweho abanyarwanda ndetse n'abajene bagomba kwitabira, aho ushobora kuzigamira ishuri ry'umwana uzabyara, ry'umwana wamaze kubyara uhari, ndetse nawe ubwawe ukaba wavuga ngo njyewe narangije kwiga icyiciro runaka, ndashaka gusubukura amashuri. Ibyo birashoboka hamwe n'umurage w'amashuri wa Prime Life Insurance, n'ubundi uboneka ku kanyenyeri 177 urwego. Ugikanda rwose ureba kuri kane ukabona handitse umurage w'amashuri, warangiza ukinjiramo. Ibintu usabwa nabwo ntabwo biba bigoye, bisabwa kutubwira nimero y'indangamuntu yawe ukayuzuzamo, warangiza ukareba igihe kibura kugira ngo umwana cyangwa se wowe ugiye kwirihira, ukandika igihe kibura kugira ngo utangire iryo shuri cyangwa se uwo mwana atangire iryo shuri, warangiza ugashyiramo imyaka y'icyiciro wifuza tuzamurihira. Niba ari ikiburamwaka cyangwa se nursery ni imyaka 3, murabizi. Niba ari primaire na secondaire urabizi ko byigwa imyaka 6, wuzuzamo imyaka 6. Ni ukuvuga kuva ku mwaka umwe kugeza ku myaka 6 ushobora kuzigama. Niba ari kaminuza cyangwa se masters urashyiramo imyaka ijyanye na plan yawe cyangwa se na gahunda ufite igihe wifuza yuko Prime izakurihira. Kandi akarusho buriya abajene baba bagomba kumenya nuko amafaranga yose wizigamiye muri Prime Life Insurance, ikintu cya mbere nta kiguzi tugusaba. Ntabwo tuvuga ngo niwohereza amafaranga mu kanyenyeri 177 urwego turagukata aya mafaranga. Oya, amafaranga yose uzigamye uyazigama ku buntu hagati ya mobile money, ukanza kanyenyeri 177 urwego uri gupuringa amafaranga n'ubuntu. Ikindi kandi kubikuza, hari abavuga ngo nyabitse ni nyabikuza, igihe cyo kubikuza kigeze bazayakate, bayakate bayamare, ninjya kubikuza wenda nk'ibihumbi 100 bankati 20. Inkuru nziza nuko nakubwira ngo wowe udukurikiye, iyo uri muri kimina cyacu cyangwa se umurage w'amashuri uboneka ku kanyenyeri 177 urwego, iyo ubikuje amafaranga, umubare w'amafaranga yose wabikuza, icyo tugusaba gusa ni igiceri cy'ijana cyonyine. Ntabwo ari amafaranga menshi. Yego, urakoze cyane Theogene. Byangwa Marite dufashe kuri kino kintu. Hari abantu bakigira impungenge kuvuga ngo ninzigama inyungu nangarukira amafaranga iza inyungu ari nkeya, ariko yirengagije yuko nubundi ni amafaranga nubundi yawe wari kuba rakoresheje mu bindi wenda, ariko yashize imyaka 10 nubundi aba yariyongera kaza niyo ari iyo nyungu iri hasi, ariko aba ari amafaranga nubundi icyo gihe kigero tara service no umunsi wundi ari kugera ufite 0, ariko wenda yarahageze nibyo 100 byawe wa service mu myaka 10 ifite n'inyungu y'amafaranga y'ibihumbi 10 cyangwa 20 n'urugero muri iyo myaka, akiri bitavuga ati nubundi inyungu ni nkeya akiringagiza ko n'uri cyaje kizagira afite 0. Abantu gifite ino myumvire tugenda tugana no kumusozo ubutumwa wabagendere ko tunabihuza n'impamvu n'igitekerezo cy'iki cyumweru.
navuga ko imyumvire nk'iyo ni imyumvire ituma umuntu adatera imbere. Buriya umuntu ufite imyumvire yo kuvuga ngo ninzigama bazanyungukira make, agahitamwo amafaranga arafite yose kuyakoresha akayamara, ntaho ataniye na wundi twavuze babandi bita ngo bafite ya myumvire ya carpe diem yo kuvuga ngo ntabwo umuntu agomba kubaho nk'uzapfa ejo, ahubwo umuntu agomba kubaho ategura ejo he hazaza. Amafaranga tukuzigamira, iyo uzigamye amafaranga yawe arunguka kandi inyungu ugahita uzibona. Haba mu murage, iyo ushizemo amafaranga bahita bakwereka amafaranga uzabona n'inyungu zayo zihita zijyaho. Kandi uko ya mafaranga agenda umunsi ushira, ukwezi kugashira, nuko inyungu zigenda zizamuka, kuko nibyo bita inyungu zibyara izindi. No kukimina nuko nguko uko bigenda. Ikindi cya kabiri, hari abantu batekereza ko abantu bagenewe kuzigama nabakorera amafaranga menshi. Oya, niyo waba uri umunyonzi nyonga igare, uko utwaye umuntu akaguha ibiceri 200, ushobora kugira amahirwe ku munsi ugakorera nk'igihumbi. Ni 100 bagusaba cyangwa 200 bitewe n'icyo wahisemo, kuko kuyarya ukayamara nibyo bibi. Ejo ushobora kugira ikibazo, ushobora no kurwaza umwana, ushobora no kurwaza umuvandimwe wawe. Ikindi dushaka gukangurira abantu ko bamenya, hari nk'ikintu usigaye ubona kibabaje. Urabona ko ntako leta itagize mushireho, yabanje gushiraho uburezi bw'imyaka 9 ibigera ku myaka 12, ariko n'uyu munsi usanga hari abana batishuri. Uzarebe, ndatanga nk'urugero, abantu badukurikiye bazi aba bana baza gukora gusaba akazi ko mu rugo. Usanga abana benshi bazi kwandika ubu ngubu bitandukanye na kera nk'uko wahoze umbaza. Bazi kwandika ukamubaza, none se ni iki gituma utiga? Akavuga ati rero njyewe ngo papa ngo yanze kungurira amakayi. Hari nabo birukanira ya mafaranga 975 y'ifunguro ryo ku ishuri ya saa sita. Ibaza amafaranga ibiceri 975 ku gihembwe. Ugasanga umubyeyi, navuga ni umubyeyi gito, ayo mafaranga ntigeze ayabona. Kandi nyamara ni nk'ubuhede. Umuhede wabukorera amafaranga make kure ni nk'ibihumbi 3. Noneho ukorera ibihumbi 3 ku munsi, ukavuga ngo nko mu cyumweru nzazigama no mu bihumbi 3 niyo wazigama igiceri cy'ijana. Ukavuga ati mu cyumweru ngomba kugira icyo nizigamira, kuko umwana wanjye mfite amahirwe leta yaramurihiye izamurihira, ariko nzabe mfite no kumubonera n'amafaranga y'ifunguro rya saa sita, mugurire n'amakaye. Ibaze kubona umwana atishuri kuko yabuze ifunguro, yabuze n'amakaye, agira igikomere. Turavugisha ukuri, dufite n'amahirwe ko Isango Star ni televiziyo ikurikirwa n'abantu benshi, n'abantu babumva. Hari n'ikindi kibazo kigaragara, usanga n'abantu bifashije natwe twize, dufite n'akazi kaduhemba buri kwezi, itangira ry'amashuri yo rigeze riratugora. Ugasanga umuntu agiye gufata découvert muri banki. Hari n'abajya muri Rambere, nubwo leta izamagana, ariko hari abazikora. Ugasanga umuntu agiye gufata Rambere azunguka n'inyungu nyinshi, nangwa agiye gufata découvert muri banki nayo irahenze kugira ngo abone minerval y'umwana. Kandi ubu ngubu turabizi neza ko abana bazasubira ku ishuri mu kwezi kwa mbere. Theogene Mukanya hoza avuga ngo mu kiminu ushobora gushiramo amafaranga amezi 3 yashira ukabona kimwe cya kabiri. Turabizi ko umuntu wese azi ko umwana aziga, kandi ni ikiza kikirimo. Ntabwo tuzigamira abana bo twabyaye gusa, ushobora no kuzigamira mushiki wawe. Reka tubwi urakora muri Afrika, niyo myumvire yacu y'Abanyafrika. Iyo umuntu hari icyo afite agomba gufasha abandi. None kuzi ko hari umuvandimwe wawe ushobora kuzafasha, kubizi neza kwikura amafaranga origin ukorera, amafaranga umubare munini ku mufuka iyo wahembwe bigoye, nawe ufite ya ntego yawe ko bigoye, kuko udashobora gutangira kuvuga ati mfite nka mushiki wanjye, mfite mubyara wanjye, nangwa mfite akana ko muri quartier numva nanjye nshaka gufasha, kuko burya umuntu nawe bafite abamugiriye neza mu buzima. Uyu mwana rero ndashaka kugira udufaranga dukingenda muzigamira, byibuze nzamubone n'udukoresho tw'ishuri, kuko udashobora gutangira kubikora cyagiye cyagera n'ubundi ko amafaranga rero uzayafata ukamufasha muri bwa buryo, aho kugira ngo igihe nikigera utangire kujya gufata Rambere cyangwa ujye gufata découvert. Ni ibibazo. Hari n'ikindi kintu dukunze kubona no kubifite, ugasanga umuntu afite imodoka, arabizi neza ko umwaka iyo ushize agomba kugura ubwishingizi bw'imodoka. Igihe cyagera yagera mu muhanda, polisi ikamufata ngo assurance yararangiye, akisakasa kagasanga ntacyo afite. Kandi nyamara byari byoroshe ko agenda ashiraho udufaranga duke kugira ngo atazabura ubwishingizi bw'imodoka ye. Nangwa uri n'umusore urakora, ukeneye kubaho neza, ukavuga ati ndashaka kuzigama nyuma y'imyaka 2 cyangwa 3 nzagura imodoka. Ibyo byose ni ibintu rero urubyiruko narwo dukurikiye rugomba kumenya, n'abandi bose, kuko kuzigama ni byiza. Kandi ntabwo umuntu aziga kuzigama, icyo waba ufite cyose, icyo waba ukora cyose birakunda ko wazigama. Akazi kose wakora kose
wazigama. birumvikana ko ikibazo ahanini kiracyari ku bijyanye n'imyumvire. Yego. Yes, ni cyitwa kigira muri iki cyumweru dusoje nk'abaturarwanda, cyangwa ubona nyuma yaho y'iki cyumweru impinduka mwiteze nizihe kugira ngo nikibeho gusa kuba cyarabayeho bigende, ahubwo hagire n'impinduka muri twege, nk'ubutumwa wagenera abari dukurikiye n'abakenera services za Prime? Mu ijambo rimwe icyo nabwira abaducyurikiye nuko ntabwo tugomba kubaho ko nanjye ndishiramwo, ntabwo tugomba kubaho nk'abazapfejo. U Rwanda rwacu murabona ko rufite intego, kandi natwe tugomba kujyana narwo. Nk'uko wavuze, urubyiruko ni rwo rwubakiwe. Uzarebe n'ubu ngubu urubyiruko, usanga urubyiruko umuntu udafite imyaka, utaragera n'imyaka 35 ni umudeje w'ikigo runaka, ni ministre. Urabona ko abajenero ntabwo bagomba gusigara, ndetse n'abakuze bose ntabwo tugomba kubaho bazapfejo. Tugomba gutegura ejo hacu uyu munsi, tukizigama dukeya. Wivunika uzigama byinshi, zigama dukeya tutakubera umutwaro, ariko tube duhari. Turabashishikariza rwose ko uko batwumvise uyu munsi ntagire urara atazigamye, kuko kandi abikora afite intego. Nubikora udafite intego, bizamera nk'umuntu uva mu rugo agiye gufata urugendo atazi aho agiye. Iyo ugiye utazi aho ugiye, urahuzagurika cyangwa ukayoba. Uvuge ati ndashaka kuzigamira kimwe muri bya bindi twavuze ndetse n'ibyo tutavuze, ndabizi neza uzakigeraho. Murakoze. Tego dusoza, wakibutsa abantu uburyo babasha kuzigama ariko banyuze muri service za Prime Life Insurance, ariko nabibutsa nyuma y'ahangaha murashaka kuba yarushaho gusobanukirwa birambuye uko yabasha kubageraho. Okay, uko wabasha kutugeraho ushaka gusobanukirwa byinshi, ni umurongo mugari wa Prime Life Insurance 1320. Uhamagara 1320 tukakwitaba tukaguha ubusobanuro burambuye. Naho rero kwiyandikisha biroroshye cyane. Niba udukurikiye, wafata telefone cyangwa se ukareba ahantu byandika ku buryo uza kubikora neza nta kibazo. Ufata telefone yawe ugakanda akanyenyeri 177 urwego, ubundi ugahitamo rimwe ubuzima no kwizigamira, ukaba wakwiyandikisha mu kimina cyacu, ugakurikiza amabwiriza. Noneho rero niba ushaka kujya mu murage w'amashuri, n'ubundi ukanda akanyenyeri 177 urwego, ubundi ugahitamo 4 ugakurikiza amabwiriza. Ndunga murya mugenzi wanjye mbasigira umukoro, tuba twaje tukabibabwira, ariko nta kintu cyatubabaza nko gusanga waracikanywe n'aya mahirwe yo gutangira kwizigamira uno munsi. Birashoboka ko ushobora gukuza ubwizigame. Reka mbasigira umukoro, mbibutsa cyangwa se twiha intego yo kuzigama amafaranga, kandi twiha intego nini. Reka tuzigame byibuze 1 miliyoni. Ndabizi ni intego ihanitse cyane, ariko birashoboka. Ni gute rero wazigama 1 miliyoni mu kimina cyacu cyangwa se mu murage w'amashuri? Niba uno munsi hari ahantu wakura inote y'1000, gerageza uyizigame, ubikora inshuro 10. Numara gukora kuzigama inote y'1000 inshuro 10, uzaba ugize 10,000. Uwo mwitozo wagize, ibyo bikorwa wakoze byaguha 10,000, ongera ubikore noneho izindi inshuro 10. Ubwo bizaba bibaye angahe? Ni 100,000. Noneho rero ibyo bikorwa cyangwa se iyo discipline wafashe yo kugenda wizigama ubitsi 100,000, bikora izindi inshuro 10, uzahita ubona miliyoni mu buryo bworoshye. Abantu bazagira ngo ni maji cyangwa iki, ariko biroroshye. Ni bya bindi mugenzi wanjye yavuze, ni uguhozaho ukabikora buri munsi, ukabikunda, ukabanza ukazigama, noneho asagutse akaba ari ukoresha ibikorwa byawe bisanzwe. Yes, kangushimire Theo. Ubwo ni yerera Tojene ndetse na Bizimana Martin guturuka muri Prime Life Insurance. Katushimire ko mwitwereye cyo kiganiro. Murakoze cyane, sangwa sa. Murakoze.